Nongeye kubaha ikaze hano ni kuri One Vision Rwanda TV, nitwa Nande nta kirutimana. Nongera kugusaba kanda subscribe, ukande like, ibyo ngibyo nta kindi bisaba rwose, urabuduteye inkunga kandi ikomeye cyane twe duha agaciro. Se mugeshe wayingana turi kumwe nguhaye ikaze. Koze cyane Nande. Mu Burundi inkongi z'umuriro zikomeje kwimultiplier, zikomeje wagira ngo ziranduzanya. Noneho nta nubwo bikiri muri Bujumbura gusa, ahubwo byafashe no bindi bice. Dore nk'ubu ngubu hari amakuru avuga ko mu Kayanza ni mu majyaruguru y'Igihugu hari urugo rw'umuntu rwahiye, aho ngaho hakaba habayeho kuzimya. Mu by'ukuri nta bikomeye cyane byahabaye, abantu bazimije, ariko kandi no mu Cibitoke aho ngaho mu Kayanza ni muri quartier bita Gisoro ya kabiri, aho abaturage mu ijoro cyangwa se mu masaha y'umugoroba wa tariki 25 ubwo ugana tariki 26 mu masaha y'ijoro bafashije mu kuzimya, ariko hari umuriro ku rwego rwo hejuru wafashe urugo rw'umuntu muri Gisoro ya kabiri. Hanyuma rero mu isoko communale rya Cibitoke hari aho bita Rugombo naho hafashwe n'inkongi y'umuriro iteye ubwoba. Ni Burundi muri iyi minsi navuga ko iyi pattern iraza no gukomeza, kubera yuko nubwo nta wabyishimira mu by'ukuri umuntu ufite ubumuntu, ariko mbona ko abantu bari kubikora abari bo bose babona biri kubakorera cyangwa bizabakorera. Noneho ngira ngo abantu bari kubona ko biri clear. Twatangiye mu by'ukuri tubifata nk'ibitekerezo ko turi kubibona, tuvuga kuko byamera kose hari ikibyihishe inyuma. Aha rero ngira ngo ni ibintu bitangiye kwigaragaza. Inyubako ni zimwe, bwo na amasoko, inyubako rusange zifite inyungu rusange, zifite umumaro abaturage, noneho zikagenda imwe ku yindi ikurikira kuki amasoko. Ahubwo n'icyo kwibaza ahangana iki, kubera iki izi nkongi ziri kwibasira amasoko gusa? Ese yubatswe nabi, cyangwa se abo bari kubikora nyine bazi ko ariho ho gukanda, bazi ko ari handi umuntu akora kimwe bita ngo ni weakness point, aho umuntu rwose agukora ukicara? Niko biri, kubera ko aha umuntu ashobora kwibaza ati, ushobora gukeka niba ari guverinoma cyangwa se abandi bari ku ruhande. Ari guverinoma biragoye kubera ko iri kugerageza gushaka igikundiro mu baturage kugira bitegura amatora y'umukuru w'igihugu ateganyijwe muri uriya mwaka 2027. Hanga rero opposition cyangwa se abandi bantu, reka turebe kubishyira kuri opposition, abandi bantu ariko ibyo byose ukora ibintu agavuga rumwe n'ubutegetsi, cyangwa se nagashakire neza ubutegetsi buriho. So umuntu utagushakira neza byanze bikunze nagomba muvuga rumwe, tubigumishe dukoresha iyo terme kutavuga rumwe. Ibintu byo ku masoko byo gukomeza gutwika amasoko mu by'ukuri nta n'ubuntu burimo, uretse wenda ko izo zishobora kuba ari personal gain zawe ku giti cyawe cyangwa se agatsinda runaka k'abantu, ariko biri gushyira mu kaga ubuzima. Ikiza nuko biri gukorwa wenda mu masaha abantu batari mu masoko, cyangwa se inkongi babona zitangiye kuba bakirukanka, ariko birashyira igihombo ku baturage. Nta masoko asanzwe arimo ibicuruzwa. Ubu se aba bantu baraha ubucuruzi uko byamera kose ntago bwa bundi bwishingirwa. Ntago hanga uri ubwira umuntu ngo afite silence, bivuze ngo niba ari 2 2 3 5 birarangiye nyine zirahiye. Reka nkubwire mbere yuko ngira bisa na analysis nakora, reka duhere muri uyu mwaka wonyine tutageza 2024 muri 2026 ku itariki 7 z'ukwezi kwa 4 isoko rya Kinama habaye inkongi y'umuriro ikomeye cyane. Ababakurikiye barabyibuka, aho bita Shesiyoni cyangwa se Kumbaho. Mu kwezi kwa mbere ubwo kwa 2026 tariki 26 hari mu mpera naho harahiye. Ahitwa Ruhwa mu Cibitoke hari isoko rya Ruhwa. Mu kwezi kwa 5 tariki 29 iryo soko ryafashwe n'inkongi y'umuriro. Ndagira ngo ubare ahitwa Jabe ku isoko rya Jabe tariki 22 mu kwezi kwa 7 ryarahiye muri uyu mwaka. Ngo nafashe ibyo muri uyu mwaka 2026 gusa. Duhita tujya kuri Kambaze, ya base militaire yahariya yahiye tariki 31 mu kwezi kwa 3 mwaka 2026. Byaravuzwe cyane, ndetse umuvugizi w'igisirikare General Baratuza Gaspard agira ibyo avuga, ndetse Perezida w'u Burundi azana contrediza ibyo yavuze, azavuga ko ibyo yavuze atari ibyo. Ntiyavuze ngo ibyo yavuze si ibyo, ariko we yavuze version ye. Ibyo bintu bizana ikibazo. Hanyuma haza n'ubundi isoko rya Ngozi
tariki hagati y'icyenda n'icumi mu kwezi kwa karindwi aho harahiye, hafashwe n'inkongi y'umuriro. Vuba ahangaha ibyo twahoze tuganiraho rero twanatangiye kubona ko ibintu bishobora kuba bikomeye cyane kurushaho ni Galerie Ndayizamba ndetse na Le Parisien tariki 21 mu kwezi kwa munani mwaka 2026. Ejo bundi abantu barabizi. Mu Gatumba twari babwiye soko ryaho ryarahiye hakurya gato y'umupaka wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Burundi, ariko mu Burundi tariki 24 ubwo nukuvuga ngo ni kurikije nuko uyu munsi turi gukora iki kiganiro ni tariki 26 bivuze ngo haciyemo iminsi 2 ubwo ni kuwa mbere. Yego, aho Kinindo twarayibabwiye yo nejo tariki 25 ugahita ushyira ahangaha mu Kayanza nababwiye, ugahita ushyira ahangaha kuri Cibitoke Rugombo. Uzi kubaze wasanga ari inshuro zitari munsi ya 10 mu gihe cy'amezi atageze no kuri 5, kuko natangiriye mu kwezi kwa kangahe, mu kwezi kwa kane kwa 2 no kwa 5 haramukinama tariki 7 z'ukwezi kwa 5. Ubu turi mu kwezi kwa 8, ubaza usanga ari amezi atageze no kuri 5 kuri Miriya Kambazi kuko yo niyo yahiye mu kwa 3. Ukuvuga ngo yego niyo yahiye mu kwa 3. Mu kwa 3 turakoze cyane. Niyo yahiye mu kwa 3. Kwa 4 kwa 5 kwa 5 kwa 6 kwa 7 n'amezi nk'atanu. N'amezi 5 inkongi zibasiye 10. Noneho ibice nyine by'ingenzi n'amasoko. N'amasoko uretse urabona ko ibi bintu biteguye. No, hari ibintu no muri regio cyangwa se mu bice bigiye bitandukanye. Ni ibintu udashobora kuvuga ngo ni impanuka. Uvuze ngo ni impanuka ngo zibitera. Kuvuga ngo ari ahantu hamwe hahiye wakumva ko ari impanuka. Niyo haba habiri. Nejo ibice bimwe. Uwabara yasanga ari inshuro zitari munsi ya 12-11 mu gihe cy'amezi twabonye ko ari nkane 5 aronda ngo kuva mu kwa 3 kugeza mu kwezi kwa 8. Hari ibintu nka 3 nge ntekereza cyangwa n'undi wese ashobora gutekereza possibilities z'ibi bintu aho byabiva. 1, hari uwatekereza ko ari ibya tujya duhora tuvuga ngo bya hero syndrome, twanabivuzeho nejo ntabwo twabura kubigarukaho, aho umuntu cyangwa entity tekereza ko byashobora kuyikorera mu gihe yateza icyago nk'iki, noneho nyuma y'igihe runaka, ukwezi, cyumweru, mezi 2, umwaka se, bitewe n'icyo gikorwa icyo ari cyo nuko bimeze, wa muntu cyangwa ya entity kagaruka ivuga ngo ikabikemura kuko bizi ko ufite ubwo bushobozi ndetse izi n'urufunguzo aho ruri, kuko niba yabikoze ikazigahita ifungura ikavuga iti okay cyangwa igafunga. Abaturage bagakoma amashyi bati bayingana uradufashije wakabyara we, dore inkongi zaratumaze none urazidukijije, uri umuntu w'umugabo kandi niwe waziteje. Ibyo nibyo bita hero syndrome, kwigira intwari, kumva ko waba intwari y'abantu ariko for your personal gain. Icyo ni ikintu kimwe. Ubwo bikavugwa ko ari Burundi ubutegetsi bwa buri kubikora kugira ngo bugire gute bubone iyo support, iyo recognition y'abaturage. Hari icya kabiri, abatavuga cyangwa se abarwanya ubutegetsi bw'u Burundi nibo bashobora kubikora kugira ngo bangishe abaturage ubwo butegetsi ko butabashije kubarinda, nta kintu bubafasha. Mbega ari ubutegetsi budashoboye, ubutegetsi budashoboye kurinda abaturage ibyago nk'ibi ngibi biba umunsi ku wundi. Ubundi ubwo ni weakness iteye ubwoba, nta butegetsi buriho, nicyo bivuze. Abo ngabo bashobora rero gukora ibyo ngibyo kugira ngo binsighting wenda kwanga ubutegetsi mu baturage. Icyo ni icya kabiri mbona. Ariko icya gatatu, ubu butegetsi ariko ntatekereza ko gishobora gukora ubu butegetsi ko mu Burundi hazaba amatora mu hagati mu mwaka utaha, bushobora kuvuga ngo kubera yuko wenda tutizeye ko aya matora bizakunda, reka dukora ibishoboka byose habe ikintu kidasanzwe cyazagezayo, noneho tukavuga ngo amatora ntabwo ari bubereka dukomeze abantu bayoboye n'iki nzibacyo. Ariko none nkibaza icyo kintu kuki bakirirwa bagikora kandi ubutegetsi hariya opposition bwarayifashe bugakubita hasi, nta kibazo na kimwe cya opposition bafite rwose. Amashyaka akomeye za CNR, Frodebu n'ayandi akomeye hariya za Uprona yavuze ko atazitabira amatora y'umukuru w'igihugu ko n'ubundi ayabanje iriya inteko ishinga amategeko n'inzego z'ibanze mu mwaka ushize wa 2025 yakozwe
yashyizwe mu buriganya Yes. ntacyo tugendereye kuko imyanya y'ingenzi muri sena murayifite mubwo ni kongere yose imitwe yombi deputy and senator murayifite ubundi si uguharabura iki mwarabiteguye bwo nimwe mu bifite nacyo turi buze kurenza Yeah. ahangaha nanubwo izi nkongi rwose zatuma igihugu kijya mu nzibacyuho buriya igihugu kijya mu nzibacyuho bitewe n'intambara kandi nabwo si buri gihe kuko fata urugero rwo muri Kongo urabona ko urugamba rwacaga ibiti n'amabuye hano mu burasirazuba ariko ntibyabuje amatora y'umukuru w'igihugu kuba uvuga ngo kugeza igihe igihugu cyemeza ko kigiye mu nzibacyuho nuko biba bigaragara ko byibasiye igihugu cyose ariko aha ni inkongi wenda tukivuga muri Bujumbura uretse ko ubuzambutse zikajya Cibitoke ariko sari icyizere cy'iko ibi bitari buze kwambuka ngo bifate indi ntara ngo bigena za Kirundo Gatumba ni hirya iyo nayo si uko bimeze ni ku mupaka wa nani wa Kongo hirya rwose igihe rero ni ikihe ibi ndabona umuntu arebye neza rwose yavuga ko bishobora ko bihengamira kuba atifuriza neza ubutegetsi bw'abadede uravuga iki kuba abadede se bo bakora icyo bita red flag cyangwa se kwitwikira kugira ngo babone icyo bashinja abatavuga rumwe n'ubutegetsi notama red tabara nabyo byakunda kubera ko wenda ntago baravayo ngo bavuge ngo turi gukeka abangabo sibyo kuko n'ikiri gutera izi nkongi ntikiravugwa yego buriya turamutse twumvishe ngo ni red tabara iki cya false flag umuntu yatangiye kugitekereza cyo kuvanga ariko kuki se none mutabikora mukabitwerera iyo ditabara kandi bwa tuvuga red tabara ni u Rwanda bo niko bavuga bavuze u Rwanda rwose baza bavuga ko ari u Rwanda rubiri inyuma ahangaha rero ni ukumenya ngo cyangwa se n'ugutegereza tukumva icyo bari buze kuvuga kubera ko uru rugomo murashatse nabyita urugomo reka kuko buriya abaturage bari kubigendaniramo noneho kandi nabo buriya bashobora no kotsa igitutu guverinoma bakavuga bati ikigaragara ni ibintu bisa nk'ibiteguwe mutubwire mufite inzego z'ubutazi za gisivile n'iza gisirikare mukoresha iyo bwabaga tumenye ni bande babiri inyuma ubwo rero bashobora kugenda uko muri urwo rwego rwa politike babitwerera red tabara uvuga ngo ugiye gucubya umujinya w'abaturage ari kuri kuremizi uri kurema politike uri kurema gap politike uri kurema gap ariko witwa kuri gucubya umwuka nyine mu baturage ariko false flag buriya bijya bikora false flag bijya bikora kubera yuko niba ushaka biragwe no kubona guverinoma itayikoresha ama false flag rwose arakora ngo twebwe urabona abantu bari kuturasa bari gutwika ni gute muvuga ngo mushaka kubohora igihugu mwebwe mwita ko mushaka kubohora igihugu ariko muri kugitwika mwamaza amasoko y'abaturage icyo gihe iyo bashije gukora iyo narrative igakunda binatuma abaturage bishyiramo wa muntu uvuga ko ashaka kuza kubabohora bashaka kuza kubakiza ubutegetsi bubi ubwo ndavuga red tabara kuko nikivuga ndetse na FNL ngo yari yahoze ari yagatorwa sakera niyo bavuga nukuvuga ngo baravuga ngo dushaka kuza kubohora abaturage Uburundi bubashije gukora iyo false flag bigasucceedinga ko babasha kubitwerera red tabara ndetse na FLN nako FNL ndetse n'abandi badavuga rumwe n'ubutegetsi cyangwa baburwanya burya ishobora kuba success mu buryo bumwe cyangwa ubundi ngo bano bantu mwumva birirwa babeshya ngo barashaka kubabohora murebe ibyo babakorera murebe ukuntu batwikira amasoko ibicuruzwa murahombye murashize twebwe turi kurwana no kuba ejo banagira gutya bakabarifandinga bamwe muri bo we hahiriyemo ibinganiki we ni ibinganiki okay ni miliyoni 5 okay reka tuzishake mu gazete nani mu isanduku ya leta no tubahereze tubahe miliyoni buri wese wende ebyiri z'impozamarira icyo gihe batavuga bata iyi leta tabara ni dutwikira yo kanyagwa none ubutegetsi buri no kuturifandinga buri kuduha impozamarira okay icyo gihe buryo uba wasucceedinze witwikiye wirashe kugira ngo ugire ubishinja iyo bisucceedinze burya bari sawa false flag rero zirakora hanyuma muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nabonye haba ikintu gikomeye cyane gisobanura n'ibintu bikomeye Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ubutegetsi bwa Kinshasa bwahagaritse bwanze systeme education yo mu bice bigenzuwe na AFC M23 kugeza ubwo abaprofesori cyangwa se abari muri za kaminuza barenga 48 batakiri guhembwa bakuwe ku rutonde rw'abakozi ba leta ngo kubera yuko bari mu bice AFC M23 igenzura yewe ngo kaba bakeka ngo bashobora kuba ngo baramaze kujoininga AFC M23 inzira kuri balkanization hari nicyo umuntu yavuga ko biri kwerekeza kubera ko rimwe na rimwe riba imyanzuro munakibaza ariko si izi nzego zifata imyanzuro zigira abajyanama iki kintu wakibaza kubera ko hari ibyemezo bifatwa ukabona ko ni kimwe umunyarwanda yise ngo ni ukwicukurira imva ukabona rwose ni wowe uri kwishyira mu kaga ko nk'ubu
nabonye amashuri college universities ni ukuvuga ngo diploma zibonerwa cyangwa se umuntu ubonye impamyabumenyi impamyabushobozi muri bino bice ntabwo izajya yakirwa. yego ni ukuvuga ngo ntabwo wize ntabwo tukuri kogonayizinga nibyo ni nkaho uri kuvuga ngo ni wize. ibishoboka ni bibiri, ni ukuvuga ngo iragira agaciro muri icyo gice murimo. none se bamaze kwiyomora. bamaze kwiyomora already nibwo byarikanizasiyo yabaye. bamaze kwiyomora mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. kuvuga ngo niba wenda wize siyanse simbizi uburezi n'iki, iyo diploma ubonye ibuze gukora mu izo kivu zombi. yego nabo bazagusapotinga ntabwo bazatuma ahantu wize uhaburira akazi. yego nuyirenga ubwo nuza hano tuzagufata nk'inzererezi. ntabwo wize akazi. ibyo nta kintu bitubwiye. buri kintu gikomeye ni ukureba ese koko haraza no kubaho, kuko buriya kenshi hashobora kuza birenze Kongo bikaba no mu bindi bihugu by'inshuti rwose, noneho byaba bimaze gushimangirwa cyangwa se M23 ikahita ikora indi move kuvuga ngo nta kibazo byanze bikunze twe n'ubundi abantu nini iki turabakeneye turacyari kwiyubaka. ubwo n'ubundi abamaze kugraduatinga hano n'impamvu yo kugira ngo bajye ahandi nabo bakoze ikintu cyo kuvuga ngo reka tubagumisha aha tunabaha imirimo. ni ukuvuga ngo byanze bikunze mwamaze kwiyomora. ibi rero biraza byunganirwa n'ibindi nabyo byakozwe. hari navuze n'indi ariko ninde wafashe uyu mwanzuro, ninde wagiriye inama, niba ari minisiteri y'uburezi afashe uyu mwanzuro, niba ari bande bawufashe, ninde wabagiriye inama koko gukora ikintu nk'iki ngiki. kimwe mu bintu bishobora kuganisha ku cyo twita balkanization ni ugufata systeme ya education ukayinstrumentaliza ukayigira igikoresho cy'intambara. uribuka systeme bancaire cyangwa se systeme y'ubukungu, reka nyite gutyo, ukuntu nabyo byatangiye. ni kimwe mu byahaye imbaraga kurushaho AFC/M23 yo gushaka ibisubizo. uko bashaka ibisubizo binabagora nabo bagomba kubirinda. bagomba kubirinda kugira ngo abaturage babujijwe izo privilege abandi babona mu bice binyuranye kandi bose ari abanyekongo bari ku butaka bwa Kongo ari abanyagihugu babashe kwaksesinga ibyo bintu ubutegetsi bw'ikinshasa bwababujije. kuva izi diploma zitakemewe bashatse banakora curriculum yabo. of course twebwe tugakora curriculum yacu ngo iyo twari duhuriyeho nta kikivuze n'ibyo bice bibiri. turabashakira na partnership muze mubonera akazi mu Rwanda. reka nkubwire n'urugero mu Rwanda nta kibazo dufitanye twe AFC/M23 ngo ndavuga ari nkaho ari AFC/M23 nta kibazo dufitanye n'u Rwanda. wenda wasanga nta nicyo dufitanye na Uganda n'urugero. wenda wasanga nta nicyo dufitanye na Kenya. twebwe mwige hano twebwe iyi systeme ya education hano iwacu twebwe hariya dushobora no kubakorera ku buryo mwabona akazi hariya nk'abantu bize. ubwo ni uburyo bwo gutuma igihugu rwose mu buryo buri automatique uwo bubyikoreye. nabonye Bertrand Bisimwa ari umwe mu bagize icyo babivugaho kandi gikomeye. yavuze ngo yanditse kuri X tariki 26 mu gitondo mu kwezi kwa munani, le secteur de l'éducation nationale doit être gardé hors camp politique. ngo igisata cy'uburezi bw'igihugu kigomba kujya ntikigomba kuvangwa n'ibintu bya politiki. igomba kujya ku ruhande kure y'ibijyanye na politiki, ntikigomba kuba politize. la tentative d'exploitation et d'instrumentalisation politique de son secteur par le régime de Kinshasa pour en faire une armée de guerre traduit l'état d'incertitude psychologique et de manque de responsabilité qui affecte actuellement le régime de Kinshasa. urumva ni ugutanga impamvu kwakozwe na Kinshasa ngo kugerageza gukoresha iyi secteur cyangwa se uburezi nk'igikoresho cya politike bikozwe n'ubutegetsi bwa Kinshasa kugira ngo babigire intwaro y'intambara. urabyumva ko kantu nuvuga ngo uburezi bwagizwe intwaro y'intambara ni scandale, biri scandale. ngo ibyo ngibyo rero ni ibigaragaza uburyo Kinshasa idafite ubushobozi bwo gufata inshingano, idafite ubushobozi bwo gufata inshingano nk'ibisanzwe regime ya Kinshasa ihari. bakavuga ngo umva ikindi gikomeye, par anticipation notre mouvement avait déjà suffisamment pensé et apprêté un mécanisme de substitution susceptible de contrer toute décision du régime de Kinshasa qui irait dans le sens contraire aux intérêts des étudiants et du personnel
akademike ngo ku bw'izo mpamvu kubera ko twari twaranabiketse twarabyantisipye twaranabiketse no kubikeka reka bafite impamvu kubera ko nka systeme bancaire yabanje gufungwa twarabiketse noneho rero bituma muvoma yacu yaramaze gutekereza mu buryo buhagije no kwitegura uburyo bwo kubisimbura bwo guhatana n'iki cyemezo cya Kinshasa kizajya cyangwa se kigomba kubangamira inyungu z'abanyeshuri ndetse n'abakozi mu by'uburezi. Can you imagine? Bivuga ngo AFC M23 nakubwira ngo twe twariteguye n'ubundi niho kubabwira ngo ahubwo murakoze. Niho ahubwo murakoze kutwereka ibyo twari twaraketse ko ari byo. Twarabyiteguye rero ibyo nta kibazo. Inzego zose z'ingenzi ubukungu, uburezi, ubutabera base ngo bazikuyeho. Yes. Kuzikuraho rero ugahirikira hariya ku mutwe nk'uyu nawe ufite political wing strong, silent ariko very strong. Ibi birabahereza umwanya uhagije wo gucreate cyangwa se kurema no komeza ibyo byabo. Uvuze ikintu cyiza uko babikora bibagoye ni nako kurekura bizagorana. Yes. Bizagorana, bazabirinda uko byamera kose. Bazabirinda ni ikibazo gikomeye cyane abafata ibyemezo hano rimwe na rimwe. Hari igihe wikubita cyangwa se bya bindi byisiga cy'urwa rurerure yishiduka kijombye. Dusoreje hano reka mbashimire mwese mwabanye natwe hanyuma dukomeze kubana kuri One Vision Rwanda TV kandi tuzasubire ku munsi w'ejo.